kenshi njya nkunda kwibwirira umuntu ngo Imana igukubita yegetseho, kubera ko itagukubise yegetseho waseba buri muntu wese akabona ko wasebye. Hanyuma iyo igiye kugutabara ikoranya babandi bari bazi ko utatabarwa, babandi bari bazi ko bidashoboka, babandi bari bazi ko iwanya ari kwa Bidodomo nta kiza cyaturukayo. Nari mfite imyaka 18, ariko muri uko gushaka ntago ari uko byari biteganyijwe. Ubundi ngiye muri uko gushaka nari ndi wa muntu nzi ngo mfite n'ubukwe mfite n'iyo myaka. Ansanga mu rugo arambwira ati Julie uzireka nkubwire ibyo Imana yambwiye. Ndamubwira ati ngaho bimbwire. Arangije arambwira ngo Imana yambwiye ngo urugendo rwihorere ntago ari urw'umugisha. Arangije arambwira ngo Imana yambwiye ngo urugendo ngo ugiye kurukura mu rugo rw'umuruho. Ndangije ndavuga ati ntago bishoboka, ahubwo uyu muntu abikoresheje amarangamutima, kandi mu by'ukuri yari umuhanuzi nanjye ndi umuhanuzi. Nari mfite inshuti yanjye y'umukobwa twabanaga inaha muri Burera nanone. Noneho ngeze inaha njya kuyisura, arambwira ati noneho nabonye wambaye imyenda isa gutya uze nguha amafaranga, kubera nayo isanzwe ndoda nyine, uze nguha amafaranga uzayindodere uzayinzanire. Naherutse najya gusura ngoma y'icyo gihe. Ngumye icyo gihe biza kuba ngombwa ko intambara ziza kuboneka, kubera ko urukumva nyine nta rukundo rwigeze ruhaba. Bahise banyingirana nyine bibaho gutyo. Mu rugo wenda bamaze kubimenya ndayeyo nka kabiri, kandi nta kuntu ndi buveyo. Ndangije ndavati n'ubundi wewe wahise uvuga uti nyine n'undi byarangiye. Ntago numvise ko byarangiye. Hari igihe ugera ahantu ugahita ubona ubuzima bwahagaze, ugahita wumva witakarije n'icyizere cyo kuzongera kubaho mu bundi buzima bwiza. Kandi ubwo ibyo bibaye wari uri gutegura ubukwe? Byabaye ndi gutegura ubukwe. Ndavuga ati nta munsi n'umwe nzigera mbyishimiramo. Rangije irambwira ngo icyo gihugu uzakibamo, ariko uzakibamo ubabaye. Nta guseka nyine, urumva kubabara waseka se ubabaye. Tugiye gufata ibasi yo kutujyana i Bugande tutaragera Gisoro, ndongera numva ijwi riransanga rirambwira ngo wambare imbaraga, kubera ko igihugu ugiyemo ntago kizi. Rambwira ngo igihugu ugiyemo gisaba imbaraga zidasanzwe, kandi zisaba no kwiyiriza bidasanzwe nk'uko wari ubizi. Ndahantu twari turi hari imbaraga zidasanzwe zikomeye. Ni ukuvuga ngo warashoboraga kuba ugendana n'umuntu mu nzira gutya muri kumwe, abadayimoni bakaza bakamutwara wowe ugasigara. Ejo mu gitondo wenda turi hano muri Burera, ukajya gucyuka musanga muri Kigali ariyo yageze, ukamubaza ati se wageze hano gute? Akamubwira nanjye ntago mbizi, gusa icyabikubwiraga ko ari abadayimoni bamutwaye, wasangaga afite ibikomere byinshi. Jewe icyo nakoze naje gusaba Imana imunezero, sengera guseka. Ngiye ntago najyaga nseka, niyo mpamvu nkunda kwisekera. Wenda rimwe na rimwe umuntu akaba yakwibaza ati nukubera icyo aseka, ariko nukibaze ku muntu ikintu akora, haba hari impamvu agikora. Hari igihe nseka nkakora amasheke ntasetse na kiragiye, kubera ko we yari yarareye ko nazagaruka mu Rwanda. Arangije aravuga ati kandi ni wanyu ntago bazigera babona ku mwana wabyaye. Ndangije ndaceceka nkajya nisengera bicece nkicecekera. Imana irangije irambwira ngo mubwire ngo azaguherekeza. Ndangije ndabwira ati ariko urabizi ati ngiye ninjya gutaha mu Rwanda, wabyemera utabyemera uzamerekeza. Turi guseka nyine nka burake, agira ngo ntago mbikomeje, kandi ngiye nari ndi serious. Nkangira ngo ngiye nguherekeza, ngaho kugira ngo uherekeze namanza nagushyiraho ikintu cy'ikimenyetso. Yagusangaga mu buhe buryo? Yansangaga mu nzozi, mwiyereko. Mu nzozi mwiyereko turi no kumwe, bimwe nkanabimubwira. Rimwe ikambwira ati nubwo uri muri ubu buzima, uwo muntu mumbwire ko agiye guhura n'iki kintu. Ngewe nkakimubwira, none igihe kigeze inuma no mu muryango we ndagenda ndabibabwira. Barangije baravuga ati ntago ari umugore ufite, ahubwo atera umwaka. Nuvuga ngo ibyo bababwiraga byahitaga bisohoza, byahitaga biba. Hanyuma we byamara kuba niyumve ko ari Imana, kubera ubwo ntabwo yari ayizi niko nabivuga. Agahita yumva ahubwo ko ari ukugira gute, ari ugutera umwaka. Urashobora kuba uri mu buzima bw'ubukene, urashobora kuba uri mu buzima bwo kubura akazi, urashobora kuba uri mu buzima bw'ubushomeri butandukanye, urashobora kuba uri mu buzima bwo kuba uri umukobwa ufite imyaka yo gushaka utarashatse, urashobora kuba uri umubyeyi warashatse ukabura urubyaro, urashobora kuba uri umubyeyi uri mu ishuri nk'ibyo nanyuzemo urugo rukanga, ariko ukabona ko nta wagutabara, ukabona ko ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire nkabwira umuntu ngo iyi Imana igukereje iragutegera kugira ngo wihute, kubera ko niba yaragukerereje, kubera ko ari idufiteho umugambi ukomeye kurutuka. Ntago Imana ihoza umuntu amarira atarize, umanza wari. Buri kibazo kiba gituranye n'igisubizo bishatse kukubwira ngo ikibazo ufite nico kibitsa umugisha wawe. Ikibazo ufite impamvu
impamvu kibitse umugisha wawe nuko ari cyo uzatabarirwa. Hallelujah. Uzanatabarwa kubera icyo kibazo. Kitabayeho watabarwa suri kuvuga ko warize utararize. Arangije arongera avuga ngo guhera uyu munsi wo kuwa kabiri dugikorana iki kiganiro uburyo burabonetse. Amina. Uburyo bw'ikibazo ufite burabonetse. Uburyo bw'uko wabuze akazi burabonetse. Uburyo bw'uko ufite ubushomeri uburyo burabonetse. Nese ushatse kumbwira ko nzambara igitenge kizima nkagenda nk'uwambaye London? Oya, Imana yahinduye amateka. Yego. Hari n'iminwa yambitse ubupfukamunwa kubera ko ibihe bari bazi babonye ko byahindutse. Haleluya. Ubundi nkunda kubwira umuntu ngo ikibazo urimo ujye usenga Imana izagukora igitangaza kibyibushe gifite umunwa kizagenda kivugira. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye wowe udukurikiye ku mwanya nk'uyu nguyu. Reka dushimire inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye, yaba hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane nk'abarundi turabizi ko mudukurikira muri benshi, abanyarwanda bari muri diaspora, abarundi bari muri diaspora. Mwese reka tubifurize kugubwa neza kandi amahoro ya Nyagasani abane namwe. Kuri kamera turi kumwe hano n'umutumirwa. Mwayibonye ko atangira aseka. Twishimiye kubana nawe kuri izi kamera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, natwe turabishimiye kandi twishimiye n'abadukurikirana nabo turabishimiye. Tubaye ikaze na karibu kuri iki kiganiro cyangwa se kuri iyi televiziyo. Imana ibahe umugisha kandi twebwe twese Imana itugirire neza kubyo tugiye kuganira. Amen. Amakuru ya hano rero i Burera. Amakuru y'Uburera ni meza. Ndabona twabonye akazuba ndetse n'imvura byose biri kuboneka. Yego. Okay, ni byiza. Reka abadukurikiye bagirwa umugisha wo kumenya ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Ni byiza cyane kuganira n'umuntu bazi cyangwa se kumva ikiganiro cy'umuntu bazi. Amazina ni Mukeshimana Julienne. Hanyuma kavukire yanjye ni muri Rwamagana Ikarenge. Ariko kuri uyu munsi ndi naha muri Rugarama. Niho ndi kubarizwa muri iki gihe. Yego. Se umuntu uvuga Ikarenge akaba ari Burera, ni bya bindi ubuzima aho bukwerekeje ariho ugana? Ni ubuzima bwanyangishije. Ni uburyo bwo gushakisha imibereho kandi noneho nkaba mfite na mukecuru wanjye ugira ikibazo ufite ikibazo cy'uburwayi. Kenshi ninjye ukunda kumujyana kuri rendezvous ku bitaro bikuru Musanze. Biba ngombwa ko nawe bisaba ko namujya kure. Yego. Yego. Julie, urakijijwe? Yego, ndakijijwe. Urakijijwe? Yego. Ni iki kigushimisha kuba witwa umukristo? Ikintu kinshimisha kwitwa umukristo, haba hari itandukaniro ry'umuntu w'umukristo cyangwa se n'umuntu usanzwe. Njye nkunda kuvuga ati twese turi abantu b'Imana. Impamvu mubwira ko nyijijwe, ari umusambanyi aba ari umuntu w'Imana, umurozi aba ari umuntu w'Imana. Twebwe twese muri rusange turi abantu b'Imana. Ariko itandukaniro cyangwa se uko nge nabyumva nuko kwitwa umwana w'Imana, umuntu w'Imana bitandukanye no kwitwa umwana w'Imana. Nukuvuga ngo umwana agira agaciro kuruta umukozi. Kubera ko umukozi arakora ariko kabuzi ko igihe kizagera agataha. Yego. Cyangwa se ukabuzi ko igihe kizagera ukamuhemba. Cyangwa se umwana wundi iyo utekereje kumutuma akabyanga uramuhenda yenda ukamushyiramo n'amafaranga kugira ngo umutume. Ariko noneho iyo umwana ari uwawe wamwibyariye ushyiramo n'inkoni ukamukubita. Kubera kuba waramwibyariye. Nukuvuga ngo ngiyewe ikinera kuvuga ngo ndakijijwe nuko nateganya kwitwa umuntu w'Imana, ahubwo nshaka kuba umwana w'Imana. Yego. Kandi noneho ikindi ni ukuvuga gukizwa ni ukwera imbuto umuntu wese ukamwerera imbuto. Ntabwo ari ukuvuga ngo gukizwa ni ukujya mu kabare, gukizwa ni ukujya ku mihanda, gukizwa ni ugukora ibintu bitandukanye. Oya, ni ugukizwa ukamenya ikimenyetso cy'uko ushimwa n'Imana. Amen. Ukamenya ko Imana ikwishimira. Iyo Imana ikwishimira biruta uko umubyeyi yakwishimira, kubera ko umubyeyi ajya kunezererwa igihe gitoya akakubwira ati mwana wanjye nzanagutekesha, ariko igihe kigeze gitoya ahita akubwira ngo kubera ko nsuzuguye akabikora nk'umuntu bikaba ngombwa akakunyaga. Ariko Imana yo nagikora nk'uko umuntu akora. Kimwe nuko umuntu wajya kugera mu kibazo akakubwira ati wewe urubanza ruburane cyangwa se ikibazo ufite gikurikirane, ngiye nkuri inyuma. Kubera ko bivuze nk'iki nk'umwana w'umuntu. Yego. Yarangiza akagukurikirana
niba ari ahantu wenda urugero niba mwari muragenda urugendo rw'iminota 30 ntabwo mumarana iminota 20 mukigendana kuko ajya kumara iminota 10 abona ko hari ibyo yagakoze byinshi asize agahita atekereza niba ari ukunga agahita bitekereza niba ari business agahita atekereza akabona ko wakurikiye nta nyunga gufiteho yarangiza none wowe ugenda uziko turi kumwe wenda urugero wowe uziko turi kumwe ujya kugenda wagera imbere ugasanga ntago nyiri kumwe nawe ati kubera ikiro tutari kumwe kubera ko umwana w'umuntu atandukanye n'imvugo y'Imana cyangwa se n'Imana akakwizeza ibintu cyangwa se akabikwiringiza ariko nibikunde akaguhemukira. Niyo mpamvu kimwe umurindi avanga binigi abantu barabahemukira ndetse wamuhanga amaso akagukoza isoni. Ahubwo ntago twagakwiriye kwizera umuntu kubera ko tuzi ko umuntu ahinduka. Umubyeyi yaguhinduka, n'umugabo yaguhinduka, abavandimwe baguhinduka, ariko ikintu nkundiriye Imana gituma nyikunda cyane kuruta ibindi byose, iyo ikubwiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, ni kuko niko ibigenza. Kandi mu by'ukuri wibuke ko umwana w'umuntu we nyuma yakubwiye ngo nzakujya inyuma, ariko ntabwo yavuze ko azakujya imbere. Ariko Imana yo yonyine kubera ko inyuranyije n'abamaboko irakubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringaniza, yarangiza ikakubwira ngo ndetse n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Amina. Ariko wibuke ko umwana w'umuntu yakubwiye ko akuri inyuma, hanyuma umuntu ufite agaciro no kuri imbere. Bishatse kuvuga ngo niyo uhetse umwana ukaba ufite umwana, wenda urugero bamwe bajya bambuka imipaka njya mbibona, nanjye kandi narawambutse uhetse umwana. None se ubu koko ugira ngo icyangombwa cyawe ni wowe ukitangira cyemeza ko igihugu uvuyemo nicyo ugiyemo, hanyuma bakubaza ibyangombwa by'umwana, ntago babibaza umwana uhetse, babibaza wowe uhetse umwana. Hanyuma ibyangombwa by'umwana bifite urabitanga, bikaba ngombwa ko umwana ahabwa agaciro kubera ko watanze iki ibyangombwa. Ni ukuvuga ngo Imana niyo mpamvu yakubwiye ngo nzakujya imbere, cyangwa se yambwiye nzakujya imbere ahataringaniye magire gute haringanize. Ni ukuvuga ngo twe ntabwo tuzabazwa ibyangombwa kubera ko dufite uwabyiyemeje. Amina. Ni ukuvuga ngo niba dufite uwabyiyemeje rero agomba kubikora kubera ko yabyiyemeje. Niyo mpamvu yavuze ngo ese umwana yagusaba umutima ukamuhibuye, na nubwo yagusaba ifi ngo umuhe inzoka, ntabwo bishoboka. Ngiye nkunda kubwira abantu wenda nk'iyo turi gusenga kenshi nkavuga ati ngiye mfite papa utakena kandi mfite papa utantererana. Nkabwira ati impamvu mvuga ko mufite kandi mwikomejeho ni ukubera ko icyo nakenera cyose yakima. Nkavuga ati kubera iki umubyeyi wawe cyangwa se abavandimwe bawe wagira icyo bakeneraho bakakiguha kandi ariyo yabaremye? Ni ukubera iki iyo wayizera ikagukoza isoni? Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo tugomba kuyitetaho kubera ko n'umwana ateta ku mubyeyi. Ni ukuvuga ngo iyo uhetse umwana wenda ageze mu gihe cyo kurya ukanyura ahantu hari amandazi cyangwa biswi, umwana arasaba. Ni ukuvuga ngo niyo nta n'ijana ufite uremera ukajyamo n'ideni, ukababwira ngo mu nkopi igiceri nzagira gute nzakizana, kugira ngo urusaku rw'umwana rugire gute rugabanyuke. Hanyuma ndashishikariza abantu badukurikiye ndetse n'abantu bose turi kumwe kugira ngo bige guteta ku Mana. Amen. Kubera ko Yesu Kristo abarutira ababyeyi. Umurimbyi we yaritonze araririmba, yandutiye byeri na za mitsingi barata, ndutiye yeri na za mitsingi barata. Undi warangije aravuga ngo yandutiye byeri na za rikoro barata, kubera ko zitandukanye. Ni ukuvuga ngo we wenda ari abantu baba mu ngeri zitandukanye nk'uko abantu tudahuza ibitekerezo. Akavuga ati ubuzima niba buncanze ndagerageza njye gushaka ibitotsi, ninjya kunywa ndasinzira, ninywa itabi ndasinzira. Yego. Ariko umukirisitu warangije aravuga ngo yandutiye byeri na za mitsingi barata. Noneho umukirisitu warangije aravuga ngo zana agahinda tugature Yesu, abatamuzi nibo bagatura byeri, cyangwa se abatamuzi nibo bagatura itabi. Yego. Arangije arabiririmba kubera ko yabonye karuta ibyo byose. Iyo ukeneye ibitotsi Yesu atanga ibitotsi n'amahoro. Ngo zana agahinda tugature Yesu. Ubundi we yaritonze aririmba, zana agahinda tugature Yesu, n'abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda, zana agahinda tugature Yesu, n'abatamuzi bari kujya mu bapfumu. Zana agahinda.
ni ukuvuga ngo agahinda iyo wagatuye Yesu yego ntago yongera kugusubiza mu mubabaro wababaye, ahubwo ngabwira abantu babona ko Yesu nambaraga afite, cyangwa se akavuga ati amahoro ndajya kuyashakira mu bapfumu, cyangwa se amahoro ndajya kuyashakira mu byo kunywa. Nta mahoro ariyo, nta mahoro ariyo habe namba, ahubwo amahoro ari muri Kristo Yesu. Umunsi umwe nigeze gusengana n'umubyeyi, yego arambwira ati Julienne, ndabona ngiye ubuzima bwancanze, ati icyo bikoze bari kundangira ahantu njya gushaka inzaratsi kubera ko umugabo yananiye. None wowe wamfasha iki? Uranshyigikira koko icyo kintu ngikore? Ndangije ndamubwira nti zana agahinda ugatura Imana yagize gute yakuremye. Ndangije ndamubwira ngo Imana yari ibizi ko uwo mugabo uzagira gute uzamushaka. Ndangije ndamubwira ati ndetse n'Imana yabonye ko atari we wawe yanabikubwira, ikagira n'izindi nzira ibicishamo utiriwe ujya mu bapfumu. Ndangije ndamubwira tugiye gutanga amafaranga, kabone nta n'amafaranga ufite, ugiye kujyamo ideni, ariko nyamara hari igihe uragera n'iyo ugera bakaguha umuti udashoboye ibyo ngibyo ushaka. Ndangije ndamubwira ahubwo wowe ngwino nkwereka ahantu bajya gushaka inzaratsi zidashyira, kubera ko ngiye mpamya ntashidikanya ko Imana yonyine yego iyo itanze inzaratsi nta muntu waziruka. nukuri Iz'umwana w'umuntu zigera igihe zigacura amanda, iz'umwana w'umuntu ugera igihe bakaguha n'itariki ukajya usubirayo. Ariko niba Imana yaravuze ngo ni koko ni uwo nguwo, ukabona ubuzima buranze, uzabwira Imana ngo kubera iki wabimbwiye, bikaba bigenze gutya. Hanyuma nuyibaho nuyibangikanye n'ibindi byose, izagucira inzira, hanyuma izagutangira inzaratsi zitandukanye n'umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo niba umugabo yarigeze kukwita sheri mugiteretana, kuri uwo munsi uzemerera Imana uzitwa sheri, kubera ko wayemereye. Ese Julienne wavuze ibintu bitatu. Yego. Wavuze umwana w'Imana kandi nacyo wifuza kuba cyo. Yego. Wavuze abantu b'Imana. Yego. Ariko utiye n'abakozi. Yego. Uyu munsi ko tubona abantu benshi biyita abakozi b'Imana, ariko ukavuga uti njye ndashaka kuba umwana w'Imana. Umukozi hari igihe akora, igihe cyagera agataha. Ubwo nubanga abakorera n'ibihembo, abakorera ibihembo. Aba bantu bitwa abakozi b'Imana bo noneho turi bambure cyangwa turi barekera ahubwo tumenye abariwe. Ubu umukozi w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana n'umwana w'Imana barahari. Hariho abiyita abakozi b'Imana, bishatse kuvuga ngo nyine ni umukozi, kandi umukozi akora zikazahembwa cyangwa se bakanamwambura. Ibintu ni bibiri, ukora uzi kuzahembwa cyangwa se ukamburwa. Ariko kwamburwa ntawe uba ubiteganya. Ariko kwamburwa ntabwo uba ubiteganya, ariko ni ukuvuga ngo iyo ufatiwe mu ikosa runaka hari igihe bakwirukana nta n'impamvu baguhaye. Niyo mpamvu narebye ibyo byose mbona nta gaciro k'umukozi, ahubwo ndavuga ati njyewe nkanjye ubwanjye naharanira kwitwa umwana w'Imana, kubera ko umwana w'Imana niwe ufite agaciro. Urugero ntabwo waba ufite umwana ngo umwime urufunguzo uriho umukozi, cyangwa se ngo agaciro kanini ugaha umukozi kurenza umwana wawe. Urugero nk'ubu umwana wawe ushobora kumurihira amashuri akiga akayarangiza, ariko nta mukozi ndabona, nubwo baba ari bake cyane, ntabwo ushobora kumwitaho nk'uko wita ku mwana wabyaye. Nubwo wagerageza ariko si 100%. Yego. Yego. Cyetse nabwo ubanje nyine kumuhindura umwana. Kandi bibaho ko ari abantu bashaka kuvuza umuntu akaba ari umukozi, ariko ukamuhindura umwana kandi ukamufata nk'umwana rwose. Bibaho cyane. Ariko urumva icyo gihe ntabwo aba akiri umukozi, abayahindutse umwana. Ntabwo aba yitwa umukozi, abayahindutse umwana. Je urakoze cyane. Reka twinjire noneho mu butumwa bw'uyu munsi, tuze kumenya ubundi Julienne ni muntu ki. Ariko barambwiye uti ndabona na Bibiliya wayitwaje uti hari n'ijambo nshaka kubanza ko ni ubutumwa nyine ushaka kubanza gutambutsa. Tambutsa ubutumwa ubundi uze no kugenda utubwira uti Julienne ubundi ni muntu ki. Nabyo biba bisenewe, kandi icya mbere cyose twakagombye gukora tugomba kubanza Imana imbere. Amen. Kuko utabanjije Imana imbere waseba cyangwa se wakorwa n'isoni. Kenshi njya nkunda kwibwirira umuntu ngo Imana igukubita yegetseho. Kubera ko itagukubise yegetseho waseba buri muntu wese akabona ko wasebye. Yego. Ariko Imana yonyine irakujyana ikagukubita yegetse, navuga ko igukubitiye mu nzu, hanyuma iyo igiye kugutabara ikoranya babandi bari bazi ko utatabarwa. Babandi bari bazi ko bidashoboka, babandi bari bazi ko iwanya ari kwa Bidodomo nta kiza cyaturukayo, ndetse nta n'inkuru nziza yavayo. Imanza yabakoresha navuga nk'inama,
kugira ngo batazavuga ngo ese byaciye he, yatabawe ate, byagenze bite, ahubwo bazabivuge nk'abantu bagize gute, babibonye, bari bahari, bazaba bahamya, mbega bazaba bahamya. yego yego. Hanyuma Julienne muri kuganira ni umubyeyi, ntabwo ari umukobwa, gusa benshi bazi ko ari umukobwa, ariko njye ndi umubyeyi. nayo nzi ko uri umukobwa da. yanjye ntabwo ndi umukobwa, ndi umubyeyi, gusa benshi ntabwo bajya babyemera. Hari n'igihe mba ndi kuganira n'abantu ntibabyemere, ariko njye ntabwo nihakana ikintu ndico. Njye ndi umubyeyi w'abana 2. yego. ni ukuvuga ngo umukuru afite imyaka 8, undi afite imyaka 5. ariko muri icyo gihe umwana umwe ari mu Buganda kubera ko niyo yiga, na papa we niyo ari. hanyuma nanjye undi ndamufite naha, turi kumwe mu Rwanda. bisobanukiwe. Mwana ari kumwe na papa i Bugande, wowe uri hano mu Rwanda. Njyewe ndi hano mu Rwanda. Kuki utari kumwe na papa wa? Ni ukuvuga ngo hari ikintu kibamo no kugira ngo tumenye Imana tuvuga imbaraga ifite. Yego. Ni ukuvuga ngo njye impamvu ndi kukubwira ko ndi umubyeyi, kuko ndi umubyeyi w'abana. Yego. Ariko nkeka ko nashatse muri 2012. Nari mfite imyaka 18. Ariko muri uko gushaka ntabwo ari uko byari biteganyijwe. Ubundi ngiye muri uko gushaka nari ndi wa muntu nzi ngo mfite n'ubukwe, mfite n'iyo myaka. Ariko nubwo bukwe nubwo bwari buhari, nari naraguriwe imyaka yarongewe. Ntabwo nari nakujije imyaka. Hanyuma kubera ko mama avuka inaha, binsaba kuza kumanza nabamenyesha icyifuzo ngize gute mfite. Inaha mu Burera? Inaha muri Burera. Binsaba kumanza naza kubamenyesha icyifuzo mfite, ariko nari mfite inshuti yanjye y'umukobwa twabanaga inaha muri Burera nanone. Noneho ngeze inaha njya kuyisura, ariko ntabwo nari nakamusuye ngo umenye ngo amateka naya bimeze gutya. Ntabwo nari mbizi neza, gusa we yari yaransuye azi neza ko nubwo bukwe buhari. Hanyuma twari turi mu masengesho y'iminsi 5, umuhanuzi twakoranaga muganiza ko nshaka kuza inaha, musaba twasenganaga, musaba ko nshaka kuza inaha ko yazamfasha tukazana. Arangije arambwira ngo ngiye Imana ntabwo iri kubinyemerera. Ndangije nabwira ati se kubera iki itabikwemerera, wamfashije ukamperekeza, njye sinjya nguherekeza. Arangije arambwira ngo ngiye Imana ntabwo yigeze ibinyemerera. Noneho mu gitondo buri buce ndaza inaha muri Burera, ansanga mu rugo arambwira ati Julie, uzireka nkubwire ibyo Imana yambwiye. Ndamubwira ati ngaho bimbwire. Arangije arambwira ngo Imana yambwiye ngo urugendo rwihorere ntabwo ari urw'umugisha. Arangije arambwira ngo Imana yambwiye ngo urugendo ngo ugiye kurukura mu rugo rw'umuruho. Ndangije ndavuga ati ntabwo bishoboka, ahubwo uyu muntu abikoresheje amarangamutima, kandi mu by'ukuri yari umuhanuzi, nanjye ndi umuhanuzi. Njye sinareba ko Imana ishobora kubibona ngo ibivuge, ahubwo njye nkoresha amarangamutima, mbona ko nawe yakoresheje amarangamutima. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe wenda kuba ndi nta n'uwo mwana cyangwa n'undi akaba ari aho, ko ari ukugira ngo umenye ko Imana ariyo yavuze. Noneho njyewe ndahata, sinumvira ijwi ry'Imana, navuga ko napinze mwirwanirira. Ndaza ngeze inaha, ntabwo nari nakarayeyo nijoro na rimwe. Noneho wa mukobwa aza kumpamagara, arambwira ati noneho nabonye wambaye imyenda isa gutya, uze nguha amafaranga, kubera nayo nsanzwe ndoda nyine, uze nguha amafaranga uzayindodere uzayinzanire. Kinda nzi ko ngiye gushyikira amafaranga nyine, nakumbi nagizeyo nsanga afite musaza we. Ngiyewe nabizi. Hanyuma nsanze afite musaza we, ntabwo wajya gusura umuntu ngo akwicaze mu nzu wange kwicara mu nzu. Nahirutse najya gusura ngoma icyo gihe. Ngumye icyo gihe biza kuba ngombwa ko intambara ziza kuboneka, kubera ko urukumva nyine nta rukundo rwigeze ruhaba. Bahise banyingirana nyine, bibaho gutyo. Musaza ntabwo mwari musanzwe muziranye? Ntabwo twari tuziranye. Ni ukuvuga ngo njye nari ndiyo, nabo bari nta muri Burera. Gusa njye nari muzi ari mu wa 2 primaire. Uwo mukobwa? Uwo musore. Uwo musore. Kubera ko twari dutuye inaha twimukira i Karenzi. Niho nari muzi, ariko sinari nzi ko babina. Njye nari nzi ko ari uwo mukobwa wasigaye, kubera ko najyaga numva ko ababyeyi babo baba hehe i Buganda. Ngenda nyine ngiye kumusura bisanzwe, yezeho ntibabyaba ngombwa ko ngaruka, bahita banyongeranizayo ngoma y'icyo gihe. None urumva ntabwo byaje koroha, kubera ko hari n'umusore wari warageze mu rugo. Bisaba ko imbaraga nyinshi cyangwa se umutekano muke uraboneka muri icyo gihe.
biba ngombwa ko nanone dutoroka aho ngaho tukajya i Bugande, kuko njye nararebaga, kuko mu rugo wenda bamaze kubimenya ndayeyo nka kabiri, kandi nta kuntu ndi buveyo. Ndangije ndavatse n'ubundi wowe wahise uvuga uti nyine n'undi byarangiye. Ntago numvise ko byarangiye. Hari igihe ugera ahantu ugahita ubona ubuzima bwahagaze, ugahita wumva witakarije n'icyizere cyo kuzongera kubaho mu bundi buzima bwiza, ugahita wumva ubuzima bwawe ko ari aho burangiriye, ntuzongere kugira n'igitekerezo kizima muri wowe. Yego. Hanyuma ndibuka muri icyo gihe aribwo tugiye iyi Bugande, nararyamye hari saa 9 za nijoro, Imana iransanga irambwira tumva nkubwire mwana wanjye, niko ko igihugu kigiyemo, ariko ntuzigera icishimiramo n'umunsi n'umwe. Kandi ubwo ibyo bibaye wari uri gutegura ubukwe? Byabaye ndi gutegura ubukwe. Ndavuga ati nta munsi n'umwe nzigera mbyishimiramo. Irangije irambwira ngo icyo gihugu uzakibamo, ariko uzakibamo ubabaye. Naguseka nyine urumva kubabara, waseka se ubabaye? Ntago bishoboka. Kandi koko nkuko nabibonye niko byagenze. Naragera ku mupaka w'i Bugande, nagiye numva mfite agahinda kenshi, ngenda numva mbabaye cyane. Ubwo mwagiye mumaranye igihe kingana iki? Twari tumaranye na kwezi kwari gushize, ni iminsi. Hanyuma tutaragera Gisoro, wari umaze kuvuga uti nariyakiriye nabaye umugore. Nari maze kwiheba nyine, byararangiye, mbona ubuzima ari aho bwarangiriye kuri ubwo buzima bwanjye, mbona nta kindi cyiza ngize gute ntegereje. Nose ubwo tukiri aho mu rugo babyumvise babyakiriye gute? Umusore wundi mwapangaga ubukwe yabyakiriye gute? Nyine kubyakira byarabagoye. Urumva ntago bapfa kucyakira, nawe umwana ari uwawe ugatekereza n'igikorwa yari afite, ntago wapfa kubyakira. Byarabagoye cyane kugeza igihe bashatse no kwirwanirira, ariko n'ubundi ntibyakunda. Birangira tugiye aho i Bugande nyine. Babonye tugiye n'ubundi bavati n'ubundi ni bwabuhe, niba ari umuruho nyine ubwo nuko, niba zanabaho neza nuko, ubwo nyine birangira ngumye yo gutyo. Hanyuma naragera no ku kindi, tugiye gufata ibasi yo kutujyana i Bugande, tutaragera Gisoro, ndongera numva ijwi riransanga rirambwira ngo wambare imbaraga kubera ko igihugu ugiyemo ntago kizi. Rambwira ngo igihugu ugiyemo gisaba imbaraga zidasanzwe, kandi zisaba no kwiyiriza bidasanzwe nk'uko wari ubizi. Ndangije ndavuga ati se ni ibiki nzabona ko mbizi ko niba ari umurongo ushikiye, kuko mu buzima ngewe niyumvaga ndi mu bantu batazigera bishingira, kuko ndi wa muntu wari waravuze ati ngiye mu mibereho yanjye umuntu wishingiye sinakigira njya kumureba. Mubwire ko nayo masengesho y'iminsi 5 nayakoze nge numva nifitiye ubukwe ari ikintu cy'ubukwe nishakira, ariko ntago nigeze niganya kwishingira, ko nabonaga umuntu wishingiye nkumva ndi no kumuseka, ko nabonaga ari ibintu bidahesheje Imana icyubahiro, kuko muri icyo gihe nubwo nashatse gutyo nari umuririmbyi. Ubundi se niki cyaje gitumye ugiye gushaka ukiri umwana? Urumva niba ufite imyaka 18 n'ubundi waratekerezaga ubukwe, n'ubundi wari ukiri muto. Nari nkiri mutoya. Niki cyakwirukansaga? Nta kintu cyanyirukansaga, ahubwo hari igihe ubuzima ugeramo ukabona ko hari igihe uzateshuka mu gake. Nabonaga hari ibishuko byinshi. Nabonaga hari ibintu birangaje byinshi, byagushuka ari byinshi. Ndavuga ati noneho kugira bizagende gutya cyangwa singwe muri iki cyaha kimeze gutya, ahubwo nahitamo kubera ko umusore nkunda nanjye nkaba mukunda, tukigendera. Hanyuma nanjye nibyaza kumpira. Ubwo ntabwo yaguhamagaye wenda kubaza ati wankoze ibiki? Kumpamagara ntabwo byabura kumpamagara, yarampamagaye. Yamaze n'igihe kinini, nkeka hashize nk'imyaka 3 ari hashatse, yaranze gushaka. Yihangane nta kundi. Agomba kwihangana kubera ko bibaho, kandi nawe yabonye ko nta ruhare nabigizemo. Yaje kubyemera ko nta ruhare? Bizi ko nta ruhare nabigizemo, kuko muri icyo gihe naje kuza twabiganiye, ndakeka yaranamerekeje ngiza Nyabugogo. Ko yari abizi ko nta gahunda mbifitemo, ubwo nyine byaramutunguye nk'uko nanjye byanunguye. Yego. Hanyuma rero nk'uko naje kubibwirwa ko igihugu ngiyemo nta kiza kirimo, niko nanjye naje kubisanga. Byagenze bite rero tubarira? Igihugu nubwo nanjye nakibayemo, nyeka nakibayemo imyaka igera ku 8 cyangwa se yabiri kurenga mu amezi, ariko nk'uko nabibwiwe cyangwa se nk'uko nabyiboneye nta kiza cyari kirimo. Ni ukuvuga ngo Ubuganda ni ukububa mumeze nk'imbata. Ni ukuvuga ngo urashobora guturana n'umuntu hano akorera Nyabingi,
wowe urasenga. Urumva ni imana ibiri zigize gute zifatanye. Ni ukuvuga ngo uracana usenga nawe acanire hariya. wari ugisenga? Nari ngisenga. Wajya kubona ukabona ni ibintu bidashoboka, rimwe na rimwe akaza kukubwira ngo ngiye usenze mba numva ndi gushya, iyo usenze mba numva imbaraga zanjye zitakara, akakubwira ati wambabariye ukanyimuka. Ugasanga ni imbaraga nyinshi zikomeye. Umugabo se nawe yari umukristo? Umugabo yari umukristo, nyimara kumushaka numvise ngo yari umukristo, ariko ngiye nyimara kumubona ntabwo yari umukristo, kuko nasanze ari umuntu unywa bisanzwe. Ari umuntu unywa bisanzwe, noneho tugezeyo aranywa noneho birenze no kunywa muhehe mu Rwanda, kubera ko yarageze aho zigize gute ziri. Urumva ntabwo umuntu unywa n'umuntu utanywa kubona umutekano ni gakeya. Urumva ntimwahuzaga? Ntabwo twahuzaga. Nako gake gashobora kuboneka nk'iminota 5 ubundi nikaboneke. Ariko mu rwe ruhande hari ubutekinisiye n'abandi bantu bakoresha kugira ngo bikunde. Kubera ko wenda urugero urashobora kugera i Buganda bakabona wenda urimo kwiteza imbere, cyangwa se wumvikana n'urugo rwawe, hakaza kuboneka izindi mbaraga zituma ko mucikamo ibice bibiri, nazo zikaboneka. Nazo zishobora kuba zaramubonetseho, nazo zikora muri ibyo byose. Mwagezeyo muhuza? Twagezeyo duhuza, kuko nabonye muri icyo gihe ubwo buzima bubaye mpita niyakira. Ndavuga ati nta kundi kuntu nabigenza, niba ari ukuruha ubwo nzaruha, kandi niba ari ugutabarwa nzatabarwa, kubera ko tuzi neza ko na nyuma ya zera Imana igira gute ikora. Hanyuma naje kugeraho nsanga hari imbaraga zidasanzwe. Umuntu umwe aransanga, kubera ko n'ubundi nari nsanzwe ndoda, aravuga ati Juliet reka nkubwire, nago wakorera amafaranga ngana gutya ngo n'umugabo yangize gutya ngo bikunde. Arangije aravuga ngo guhera uyu munsi nago mizongera kuvugana. Arabinyibwirira gutya. Ngo wageze uhita utangira akazi n'umugabo nawe arakora, babona ubwo bintu biragenda. Hanyuma twagezeyo nyekana ukwezi kumwe twamazeyo tuvugana neza. Ukundi kwezi nese nangira wa mubabaro nari narabwiwe. Noneho biza kugera igihe n'umuryango wawe uranyanga. Wagiye se bakwishimiye? Nje nageze nta kibazo, mfatwa nk'umwana mu rugo, banankunda cyane. Byaje guhinduka nyuma. Nago wambaza ngo niki cyabihinduye. Kubera ko niba umuntu yarakwemeraga cyangwa se akagufata nk'umwana mu rugo, buri urumva hari ikintu cyabihinduye. Kandi ahantu twari turi hari imbaraga zidasanzwe zikomeye. Nukuvuga ngo warashoboraga kubugendana n'umuntu mu nzira gutya muri kumwe, abadayimoni bakaza bakamutwara wowe ugasigara. Ejo mu gitondo wenda turi hano muri Burera, ukajya gucyuka musanga muri Kigali, ariyo yageze, ukamubaza ati se wageze hano gute? Akambwira nanjye ntago mbizi, gusa icyabikubwiraga ko abadayimoni bamutwaye wasangaga afite ibikomere byinshi ku mubiri, ugahita umenya ikintu cyari cyamutwaye. Nukuvuga ngo aho hantu nago naje kwagirira umutekano cyangwa se amahoro. Nkuko nabibwiye ko nazigera nishima cyangwa se nazigera nezerwa, niko byagenze. Ngiye icyo nakoze naje gusaba Imana imunezero, sengera guseka. Ngiye nago najyaga nseka, niyo mpamvu nkunda kwisekera. Wenda rimwe na rimwe umuntu akaba yakwibaza ati nukubera icyo aseka, ariko nukibaze ku muntu ikintu akora, haba hari impamvu agikora. Hari igihe nseka nkakora amasheke ntasetse na kiragiye. Hanyuma wowe wabibona gutyo bikagucyo rwose. Kandi ngiye narabisengeye kugira ngo nseke, cyangwa se nishime. Narabisengeye igihe kinini. Ubwo rero nukuvuga ngo niba nabibonye ndeka niseke, cyangwa ukabona umuntu ari guhimbaza ari gufashwa kuruta ukuri gufashwa, haba hari impamvu iri kumutera gufashwa. Kubera ko nshatse kukubwira ko nawe ntago nafashwaga nkuko nigeze mfashwa mu Rwanda. Hari igihe bitanashobokaga no ku rusengero ninjyeyo, rimwe na rimwe ukajya yari uko utorotse, ukanava ukamera nk'umuntu uvuye guhinga nanone, kugira ngo bigaragare ko utagiye gusenga. Nuvuga ngo hari ubwo utemererwa kujya gusenga? Ni wemererwe kujya gusenga. Nukuvuga ngo niba nawe utemerewe kujya gusenga, nubirenga urumva byabaga ari intambara zirenze kuzo ufite. Yego. Ukavuga ati se none ko nta mwene wacu mfite, ko nta wamvuganira, nimbirengaho noneho nkagenda n'intambara zingana gutya mfite biri kuba kangahe. Ugasanga ibintu bigize gute bibaye birebere. Noneho intambara zikomeye kuri finali, Imana iransanga irambwira ati Juliet, reka nkubwire ishuri uri kwiga uri kuri soza. Ati burya narakwigishaga. Ndavuga ati se none Yesu ni ibiki wigi wanyigishaga?
ko wanyigishije ibyo ntashoboye. Nayo irangije irambwira ngo buri muntu wese mukorera umutwaro ashoboye kwihanganira. Ndamubwira ngo none ko nshoje igikurikiye gusozwa ni igiki? Arangije arambwira ngo ni ukuri koko nakubwiye ko igihugu utazakibamo. Ndamubwira ngo none washatse ko mbahe? Irangije irambwira ngo gakondo yawe iri mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo iri mu gihugu cy'i Buganda. Irangije irambwira ngo cye bikoze igihe cyo gutabarwa kugira ngo usubiraho nagusezeranije kirageze. Ndangije mwereka ubuzima nyine nari ndimo, nawe urumva bwari ubuzima butoroshye. Ndamubwira ati se none urugero nta mafaranga mfite ndetse nta telefone ngira, i Buganda kwivana mu Buganda kwigeza mu Rwanda ni ibintu bigoye, nzataha gute? Mwabaga hagana he? Twabaga ahantu bita muri Kiboga, ahantu bita Ntwetwe. Niho twabaga. Noneho Imana irambwira ngo nge nzakwicyurira kandi bikomeye. Irangije iransanga irambwira ngo kugira ngo uhombe ntago. None wa Mana we uzampombye iki ko n'ubundi ntacyo mfite? Muri icyo gihe nyeka twari duhinze imyaka myinshi, ntago twari kubonamo nka miliyoni nk'eshanu. Usibye ko amafaranga y'abantu batumvikana n'ubundi ntacyo akora. Pia amafaranga yaramunikaga, ariko iyo utumvikana n'umuntu n'isabune ushobora kuyibura. N'ibirenge ukanabigendesha kubera ko ntabwumvikana. None irangije irambwira ngo kugira ngo uhombe naguhombya, nshaka ikiramumbya aho ndakibura. Kumbe ya myaka twahinze umuntu yaragiye ararega avuga kariye. Kandi nta n'ijana twari tumurimo. Nari mbizi, ndabizi ko n'umugabo tutumvikanaga byari ibibazo, ariko nari nzi ko nta deni arimo. Nari mbizi neza iryo deni ko ntabyo. Kubera ko igihugu cy'i Buganda rero igikora nta mafaranga. Bino bavuga ngo ruswanga ibiki n'ibiki, wapi? Uragenda ugatanga ariya mafaranga ukavuga ijambo ushaka kuvuga kandi bigakunda. Ni ukuvuga ngo niba igihugu cyemerewe gucuruza uburozi mu muhanda cyangwa se ku muhanda, ntabwo ruswa yabura. Ntabwo bishoboka. Arangije ndamubwira ati rero genda witaba ujye kumva ibyo bari kukubwira. Ngeze yasanga umuntu yareze ko imyaka arize. Rava none uremera kwishyura cyangwa ntabwo byemera, kuko ari kugira ngo Imana isoze iki ibyo yavuze. Ndabwira ati noneho kugira bagufunge emera imyaka uyishyure, twe tuzashaka ibindi. Bihenze nijoro Imana irambwira ngo erega nagiraga ngo ngucyure nkujyane mu Rwanda. Ariko muri iyo minsi haciyemo nko guseka nk'umunsi umwe, hari igihe Imana itanga promosiyo y'isegonda. Hanyuma turaganira bisanzwe, turaseka bisanzwe. Imana irangije irambwira ngo nubwo uri guseka mubwire ngo ninjya gutaha mu Rwanda uzamerekeza. Kubera ko we yari yarareye ko nazagaruka mu Rwanda, arangije aravuga ati kandi ni wanyu ntabwo bazigera babona ku mwana wabyaye. Ndangije ndaceceka nkajya nisengera bicece nkicecekera. Imana irangije irambwira ngo mubwire ngo azaguherekeza. Ndangije ndabwira ati ariko urabizi ati ngiye ninjya gutaha mu Rwanda, wabyemera utabyemera uzamerekeza. Turi guseka nyine nka burage. Agira ngo ntago mbikomeje kandi ngiye nari ndi serious. Nkangira ngo ngiye nguherekeza, ngaho kugira ngo uherekeze namanza nagushyiraho ikintu cy'ikimenyetso cyemeza ko dutandukanye kutaje. Ndangije ndicecekera. Ariko ndagira ngo mubwire yabaga bifite se muri gahunda ko muzatandukana? We arashobora kuba atarafite muri gahunda, ariko bitewe n'ibyo yakoraga cyangwa se n'ibintu byatubaga yarazi ko nta burambi bwinshi. Yabonaga bitazaramba. Kuko niba atarabonaga ko bitaza, njye nabonaga ko nta nabwo. Kandi kenshi njye nakundaga kumaza ati ubona ubu buzima ubundi buzakunda. Rimwe na rimwe ngiye bimwe nabaga mbizi nkagenda mucisha kure nkabimubwira, akajya yenda yumvamo bike. Rimwe na rimwe akaba yanakwikengera akavuga ati ninjye ndasanga yagiye. Urumva ko nakwizerana ko ari kugeze gute guhari kubera ubuzima twari tuziranyeho. Ndagira ngo nkubwire ngo niba hari ikimana yavuganye nawe cyangwa niba hari ikimana yakubwiye no kugikora izagikora. Umuntu umwe niwe ukunda kutubwira ngo nahatari inzira ni mukwayo, kuko niyo yaharemye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyarageze ndataha mu Rwanda koko kandi aramerekeza. Byanyuze mu zenzira? Byanyuze muri izo nzira nyine y'uwo muntu waregaga amafaranga. Amaze kwarega ndabwira ati emera uyamurihe ariko ntujye gufungwa. Kuko nubwo wakwanga umuntu ntabwo wakwifuza ngo ajye muri gereza. Ndabwira ati none reka tubyishyure wowe ubeho. Twarabyishyuye. Imana ifite imbaraga. Arangije arambwira turabizi, noneho kujya mu Rwanda ndabikwemereye. Niko yahise akubwira? Niko yahise ambwira. Noneho wumve ngo mama we ntabwo twakundanaga kuvugana cyane, nubwo twajyaga tuvugana kwabaga ari ukurenzaho.
noneho mama we yari atuye ahantu kure hagenderwa nk'ibihumbi 5 kugira ngo agere aho nari ntuye by'amanyarwanda ni ukuvuga ngo mu mashiringi yari imitwaro 2. urumva yari amafaranga menshi. noneho mubwiye ati se noneho uranyemereye ngo ngende mu Rwanda, bati ndabikwemereye n'umwana umujyane kandi n'ikimenyetso cyemeza ko mbikwemereye, ntabwo ibikoresho dufite hano mu nzu ari byo uzajyana, ngiye nzajya kukugurira ibishari byo ugendana. none se yarakwemereye nk'umuntu nguze gusura abantu cyangwa njye namusabaga ko twimukira inaha, ko mugaruka mu Rwanda, ko tugaruka mu Rwanda. havuga ati byibuze mu Rwanda iyo ugize ikibazo ugira ukubwira ngo ihangane, yego, ukagira ugukomeza mu kibazo ufite. ariko nkabona iriya iyo ikibazo kibaye aribwo baba bashubijwe. nkajya mwigisha uburyo wenda twazi inaha mu Rwanda nkabona ntabwo bimurimo. Imana irangije irambwira ngo azaguherekeza, nkabona bitazakunda. noneho ikintu cyaje kuntungura, nkubaha n'Imana kurenza uko nayubahaga, niwe wabinsabye. arambwira ati noneho ndakwemereye tujye mu Rwanda. ndamubwira ati se kubinyemereye mu Rwanda tuzabaho mu buzima bumeze gute, ko nanze ufite nkaba nzi ko inzu iriyo ari iya mama wawe, kandi mama wawe tukaba tutumvikana, tuzabaho mu buhe buzima? arangije arambwira ngo byose birakunda. ubwo njye ntabwo nari nkirwana, kuko nari mfite umuntu uri kugira gute, uri kundwanira, ari we Yesu. noneho arambwira ati none no kugira ngo ubyemere, akira telefone uhamagare mama aze muvugane. mama we naramuhamagaye ahita anyitaba. deregite uwo munsi namuhamagaye yarayangezeho, mubwira icyifuzo dufite. arangije arambwira ati nibyo koko, hari umuntu wari uri muri iyo nzu bahise bamukuramo kuri uwo munsi kugira ngo ngewe nze. ndamubaza ati se none ko ngiye mu Rwanda wowe uzaza bigenze bite, bimeze bite? arangije arambwira ngo ntegereje gusarura iriya myaka isigaye ahantu runaka, ngewe nzaza nkusanga kumwe n'uyu mwana uri ku ishuri, bazaba bararuhutse. arambwira ati jyana uyu mutoya, umukuru nzamuzana kuko nta kwezi kurashyira ntabonetse. urumva ko byari itegeko. ubundi hari igihe Imana ikoresha itegeko. umukuru afite imyaka 8. umuto yari afite icyo gihe yari afite igihe kinini. umuto yari afite amezi, yari uruhinja. yari afite umwaka n'amezi 2. ubu ngubu ageze imyaka 5 n'amezi 6. yego, bakomeye. byarangiye rero banyemereye kuza mu Rwanda, nawe aranamerekeza ageze ahantu bita Kampala, kandi kuva ahantu twari dutuye kugera Kampala yari imitwaro 2. urumva ko rwari urugendo. ni ukuvuga ngo Imana iyo ikoresheje itegeko nta kintu kidakunda ku buzima bw'umuntu. rero naraje ngera inaha, inzu ndayibona, gusa ntibyagenda neza. yari afite umurima inaha, nabwo uza kubamo intambara. Abanyarwanda tujya dukunda ibintu cyane. uwari uhinze yumva ko yakomeza guhinga kandi na nyirawe yahageze. biza kuba ngombwa ko amagambo ajya aba menshi, aturuka iriya n'aturuka inaha. ndangije ndamuhamagara ambwira rero ubuzima ndabona buncanze, ngwino dukemure ibibazo. arangije arambwira ngo nanjye ngo barampamagaye ngo bambwira ko u Rwanda rutashoboka, ngo nta rushobora. ndangije ndamubwira ati se niki kikwereka ko ubuzima bw'u Rwanda utashobora? arangije aravanga inana amenyereye kubona amafaranga atamvunye, kandi imibereho y'inana kimeze nk'iyo mu Rwanda. arangije arambwira ngo ugaruke, niba utagarutse ubyihorere. ndangije ndavuga ati se none nutagaruka urabona umwana wawe azaba hate cyangwa uriya azaba hate? arangije arambwira ngo aho wumva ushaka kujya ugire gute ugiyeyo. urumva ntabwo yaba avuze ibyo ngo abinaha baguha agaciro. urumva intambara zahise zihaguruka, bamwe bata umurima ni uwacu kubera ko ibipapuro by'umurima niwe nari narabisigiye. urumva ko niwajya kuburana umurima nta cyangombwa ufite. mbonye ubuzima rero buncanze, mbona ntazasubira muri cya gihugu, ndavuga tubwo n'ubundi byanze. nibwo nahise mfata inzira ngira gute njye iwacu. ndagira ngo nkubwire ko kugeza n'iyi saha ntabwo aratekereza kuza mu Rwanda. kuva iyo myaka yose ubu hagiye gushira imyaka 4. ubwo imyaka 4 irashize. 4 irashize cyane, neza. imyaka 4 naratekereza ngo kanjye mu Rwanda, n'uwo mwana we ntaramubonaho. ubwo nawe ndetse n'uriyo nanjye sindamubona, kiretse kumuvugisha kuri telefone, nkasaba umuntu ati munyohereze kuri WhatsApp, akamunyohereza bisanzwe. none se nuvuga ngo muri make reka mvuge ngo urugo ubwo rwarasenyutse. urugo rwarasenyutse. urugo rwarasenyutse, ariko nzi neza ko Imana ishobora byose. Imana ishobora byose.
nta kintu cyayinaniye kandi iyo bitaza kuba nari kuvuga ati wa muhanuzi koko yari yavangiwe yego cyangwa mvuga ati ko imana ntabwo yamvugishije ariko kwari kugira ngo yerekane ko yavuganaga nande nanjye ni ukuvuga ngo hari igihe imana ikuvugaho ibintu ukabona nta nzira bizacamo wenda urugero ukaba uri mu butayu bwo gusonza cyangwa se bw'amateka atandukanye ukumva ko utazatabarwa ko ubuzima bwawe bwarangiye rero iyi Imana ikoresheje itegeko birashoboka kandi birakunda none iyo umuntu wenda biragora guhanurira umuntu ushonje ngo uzarya ahita abona nta nzira agahita abona nta kazi afite agahita abona nta muryango wanamurwaza cyangwa se wamuyamba afite akabona nta nzira bikaba ngombwa akabona ko wavangiwe kandi utavangiwe ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yagennye ikintu nta kintu cyayinanira nose Julie urumva ubwo buzima wanyuzemo hari ibyo watubwiye uti najyaga nanjye Imana yajyaga insanga ikabinyibwirira Imana mwavuganaga mu buhe buryo njye ni ukuvuga ngo wenda rimwe na rimwe ntabwo nari nemerewe kujya gusenga najyagayo rimwe ejo ninjyeyo najyayo nabwo nkagenda n'umuntu wihishe gutyo muri ubwo buzima hanyuma naba nageze igihe cyo kwiheba Imana akaba ari bw'insanga ikabamumpuriza yagusangaga mu buhe buryo yansangaga mu nzozi mu nzozi mwiyereko turi no kumwe bimwe nkanabimubwira rimwe ikambwira ati nubwo uri muri ubu buzima uwo muntu mumbwire ko agiye guhura n'iki kintu njyewe nkakimubwira none igihe kigeze inuma no mu muryango we ndagenda ndabibabwira barangije baravuga ati ntabwo ari umugore ufite ahubwo atera umwaka nuvuga ngo ibyo wababwiraga byahitaga bisohoza byahitaga biba hanyuma we byamara kuba niyumve ko ari Imana kubera ubwo ntabwo yari ayizi niko nabivuga agahita yumva ahubwo ko ari ukugira gute ari ugutera umwaka Imana njye ntabwo yigeze intererana kuko iyo iza kuntererana ntabwo mba nyiriho ko njye nageze mu buzima numva umuntu uri muri gereza andusha kubaho neza uriyo mvaga uri muri gereza kurusha kuba neza umuntu uri muri gereza andusha kubaho neza kubera ko biragoye kuba ahantu udafite ibyishimo mu mutima utazigera unaseka n'umunsi n'umwe niba uri kumwe n'undi muntu ukavatira runaka se nambonana n'undi muntu biragenda biti ugatinya umuntu kubera impamvu cyangwa se kubera urugurimo atari uko uri mubi atari uko n'abantu bakwanga ahubwo n'umuntu agatinya kukuvugisha kubera urugurimo nose Julie watangiye guhanura Imana yo guhanura wayihawe ryari nayo afite imyaka 16 wari ukiri mutoya nari nyiri mutoya cyane wari wakuriye mu rugo rusenga cyangwa wari warikirijwe ubundi ngiye nakuriye mu rugo rusenga nakuriye mu rugo rusenga kuko nagiye kumenya ubwenge nsanga mama arakijijwe nsanga ni umwadeperi ndetse ni n'umudiyakoni nsanga ni umuvugabutumwa w'ubushake usanzwe none urumva ntabwo wavutira mu rugo rukijijwe ngo wowe bivemo Imana yatugiriye ubuntu twese uko tuvukana turi abana 9 nta muntu w'umupagano turimo abana 9 twebwe turambwira ngo abana 9 niyo mpamvu byakubayeho rero nyine kwa uvukira mu rugo rusenga ijoro rimwe ukavuga uti nta kundi ubwo byarangiye reka nihanire ibi ntabwo njya mbitindaho ngo nukwera iki byambayeho ahubwo kwari kugira ngo nanjye nzavuga Imana nzi yego kwari kugira ngo nzavuge ati Imana narayibonye cyagiye ndi hano narayibonye kuko mbona ko ari Imana none ntabwo ujya ubyicuza ubwo ibyo byakubayeho oya ntabwo njya mbyicuza ntabwo njya mbyicuza kubera ko Imana ari ikintu yari yaravuze bitarangeraho byajemo no kuvuga ngo narapinze cyangwa se nanineye Imana kandi abantu baninira Imana barahari turabafite n'abapinga turabafite ibyo rero ntabwo naje kubyicuza hari n'igihe mbitekerezaho nkahita mvuga ati Imana yabonye ko nakuriye mu rugo rukijijwe sinaha amateka imbaraga z'Imana ntiwaha agaciro ninaha agaciro imbaraga z'Imana kubera ko wenda nakuze nkasanga mbirimo irangije rero iranyigisha yashatse kunyigisha ase Julie hari abantu batajya bemera ko Imana ishobora kukwigishiriza mu rugo Imana irakwigisha cyane Imana irakwigisha ko impamvu bumva abantu bavuga ngo urugo ni ijuru rito niki abantu bakumva ko ntabwo wajya mu rugo kuko Imana ishaka kujya kuhakwigishiriza ubundi Imana yakaguhaye urugo kugira ngo iguhe umunezero none uravuga uti njye narunyuzemo kubera ishuri ry'Imana yego hose nta Imana itakwigishiriza ari urugo irukwigishirizamo ari no mu bukobwa bwawe ushobora kugiriramo ishuri ukabyigiramo ari no mu busore bw'umuntu ayabonamo ishuri ry'akabyigiramo ari n'umugabo wubatse agomba kwigira muri urwo rugo ni ukuvuga ngo umwe muri mwebwe aba ari mwarimu wundi
nshobora kukubera mwarimu cyangwa ukambera mwarimu. Ni ukuvuga ngo nta hantu Imana itakwigishiriza. Ni ukuvuga ngo utunze haba harimo ishuri ryawe. Uri umukene uba ufite ishuri ryawe. Buri muntu wese afite ishuri. Nta buzima Imana itakwigishirizamo ngo bikunde. Shehe, uyu munsi uri ku isoko? Uyu munsi biraterwa uko Imana izabishaka niko bizagenda. Ariko njyewe ntabwo icyerekezo nzashaka. Ndashobora gushaka cyangwa se nawe Imana ikamuhindura nta wamenya akagaruka. Byose uracyabifitemo icyizere? Arashobora guhinduka cyangwa nahinduke. Adahindutse Imana ifite izindi nzira. Ntabwo ndi wandi wo kuvuga ngo ngiye nihaye Imana nzashaka. Kubera ko imyaka mfite irabinyemerera. Nubundi wari washatse uri muto ubu niho yari hageze. Ubwo rero umva ngiye nzashaka ariko ntabwo ngiye kujyaza Imana ngo nyibwire ngo wa Mana ngo turasezeranye ngo ko ntazagwe. Ntabwo nzayihemukira mu byaha ariko nzashaka. Ariko uzashaka. Gushaka ntabwo ari icyaha ariko. Ntabwo mwe mwashyingiranywe byemewe n'amategeko? Si urumva umuntu muri ayo mateka yose urumva gusezerana ko haboneka? Hari ariko hari ababikora. Hari igihe mujya gutya ugasanga icyumweru kimwe mwakundanye mugahita mugenda ku murenge mugahita mubirangiza. Ntabwo byakunze. Ntabwo byakunze kubera ko urumva byafashe inzira ndende. Biza no kubamo kutumvikana ntabwo byari gukunda. Hanyuma muri uko kugaruka mu Rwanda reka twirebere ijambo Imana yampaye. Yego. Ntaragaruka mu Rwanda. Yego. Mwanya no wawe. Twari kugira ngo nkomere. Yego. Narihawe buraca ndibuze naho. Iryo jambo. Aribwo ndibuze mu Rwanda. Mabwa ijambo riri muri Yobu. Ibice 5 umurongo wa mbere. Yego. Ibice 5 umurongo wa mbere iri muri Yobu. Marebye nsanga haravuga ngo tabaza noneho hari uwakumva. Harangije aravuga ngo mu bizima n'abakuru waratabaje ntihagira ukumva. Ariko tabaza noneho hari wagira gute wakumva. Amen. Akeneza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ni ukuvuga ngo wenda Imana ishobora kuba yarabonye mu gihe cyo nabayemo cyose naratabaje nagira unyumva. Yego. Cyangwa akoresha na telefone ngahamagara sibyumvikana. Irangije aravuga ngo tabaza noneho hari uwagutabara. Ntabwo ngiyewe nibwira njyenyine. Ndagira ngo mbwire n'abantu bose badukurikiye cyangwa sabo turi kumwe. Urashobora kuba warahuye n'ikibazo gikomeye, uri mu butayu runaka, uri mu buzima runaka, uri mu buzima nk'ubwo nanyuzemo. Cyangwa uri mu buzima nk'ubwo wabonye mwene siko yagize gute yaranyuzemo. Ariko iri jambo nawe ni iryawe. Rakubwiye ngo tabaza hari uwakumva muri kuri uyu munsi wo kwa kabiri. Waratabaje igihe kirekire. Uratabaza uri mu bukene kugira ngo ureke ko hari amateka yahinduka kuri wowe n'ibyakunda. Utabaje imiryango uvukamo ntihagira n'umwe ugutegera ugutwi. Utabaje ababyeyi bakubyaye ntihagira n'umwe ukumva. Ariko Imana turayishimiye kubera ko ivuze ngo dutabaze yonyine yiteguye kugira gute. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo mu kibazo ufite Imana yiteguye kugutabara. Amina. None hano hanyuma niho havuze ngo mu bizima n'abakuru waratabaje cyangwa se mu bizima n'abakuru bashatse kutubwira ngo mu bavandimwe cyangwa se mu miryango. Urashobora kuvuka ku muryango ugahita wishingikirizaho ukumva ko nta cyakunyeganyeza kubera umuryango uvukamo. Ariko ryo ratubwiye ngo mu bizima n'abakuru wabuze uwagira gute uwagutabara. Ni ukuvuga ngo ntago ibizima n'abakuru ari bya bindi bya mbere byashize, ahubwo ibizima n'abakuru ni inshuti zawe n'imiryango yawe n'abavandimwe bawe ariko nibigeze bakumva. Imana irangije aravuga ngo ndi hejuru y'izo mbaraga zose wisingikirije, ahubwo ntabaza none kuri uyu munsi wa kabiri ndagutabara. Urashobora kuba uri mu buzima bw'ubukene, urashobora kuba uri mu buzima bwo kubura akazi, urashobora kuba uri mu buzima bw'ubushomeri butandukanye, urashobora kuba uri mu buzima bwo kuba uri umukobwa ufite imyaka yo gushaka utarashatse, urashobora kuba uri umubyeyi warashatse ukabura urubyaro, urashobora kuba uri umubyeyi uri mu ishuri nk'ibyo nanyuzemo urugo rukanga, ariko ukabona ko nta wagutabara, ukabona ko ubuzima bwawe ndagira ngo nkubwire nako ubuzima bwaguhindukiyeho. Nako bwahindutse, ahubwo Imana hari ikiri gutegura uzaba cy'imbere. Amina. Hari n'ikiri kukuremera. Ni ukuvuga ngo nkunda kubwira Imana abwira ngo nuntabara uzantabara ntabaye kugira ngo utazansubiza mu mubabaro wanjye. Yego. Nkabwira umuntu ngiye Imana igukereje iragutegera kugira ngo wihute kubera ko niba yaragukerereje kubera ko ari idufiteho umugambi ukomeye kuruta umuntu. Yego. Ni ukuvuga ngo hari abantu ibintu tutajya twibuka. Ntabwo Imana ihoza umuntu amarira atarize umanza warira.
ufite amagambo akomeye. oya ntabwo akomeye ahubwo ndi kubwira abantu turi kumwe cyangwa se badukurikiye nanjye ndimo kwibwira ko ijambo ry'Imana riravuga ngo wigishaga bane n'uwigishwa. Yego. ni ukuvuga ngo ntabwo wakwihanagura amarira ngo warize utayigeze uyarira, ahubwo umanza wayarira ukabona ko yihanagura kubera ko warize. Imana rero igomba kukuriza yarangiza ikaguhanagura amarira. ni ukuvuga ngo niba ufite igisebe uzomerwa igisebe utakomeretse se, umanza wakomereka, Imana yarangiza ikakomora ingoma ikanakwibagiza ko wanazinyuzemo, n'inkovu ntimenyekane ko wakomeretse. kandi hari irindi jambo njya nkunda kwivugira, njya ngira utugambo twinshi nkavuga ati umuntu uzaba umuntu ukomeye amanza yaca mu bikomeye kugira ngo uzabone icyo ubwira abandi. umuntu uzaba umuntu ukomeye amanza yaca mu bintu bikomeye kugira ngo azabe yarakomeye, uhura n'ubukene ukomere, uzabona uko ukomeza abandi. kubera ko muri bwa bukene niho ugiye gukura igisubizo. ni ukuvuga ngo ikibazo ufite cyangwa se ugendana nacyo gifite igisubizo cyacyo. bishatse kukubwira ngo ikibazo ufite, niba ufite ibibazo 50 uzahabwa ibisubizo 50, kuko ibibazo urabifite ariko utekereza ko bizanasubizwa, bizasubizwa ibisubizo bihwanye n'ibibazo ugize gute ufite. Hari abajya bavuga ngo buri kibazo kiba gituranye n'igisubizo. buri kibazo kiba gituranye n'igisubizo. bishatse kukubwira ngo ikibazo ufite nicyo kibitse umugisha wawe. ikibazo ufite impamvu kibitse umugisha wawe nuko ari cyo uzatabarirwa. uzanatabarwa kubera icyo kibazo. kitabayeho watabarwa si uri kuvuga ko warize utararize, ahubwo umanza warira ugatabarwa. ni ukuvuga ngo niba ushonje ntabwo bitunguye Imana kubera ko ushonje, ahubwo hari igihe Imana yabonye ko nihita ibiguha uzabura icyo ubwira abandi cyangwa utazaha umukene agaciro. yarangiza ikavuga ati kamanze nkwigishe, kamanze ngushire ku ishuri, kuri rya shuri twaze tuvuga. ikabanza yagushira ku ishuri nawe ukiga neza. icyo nshishikariza umuntu ni ukugira ngo ishuri buri muntu wese afite aryige neza. ni ukuvuga ngo iyo umaze kubona ibyo kurya kandi waraciye mu bibazo by'inzara, umenye ko abandi bashonje, uhura na Julienne ugahita wibuka ko akunda ibiryo ndetse ko afite n'inzara, ugahita uvuga ngo inzara iri kumurya ni yayindi nanjye nagize gute nahuye nayo, ukamenya kumugaburira kubera ko wahuye nacyo. ni ukuvuga ngo rero iyo nzara iyo utaza kuyibona cyangwa ngo uhuye nayo ntabwo waha umuntu agaciro kubera ko ntabyuzi. ariko iyo ubizi neza ubyumva cyane kuruta umuntu bigize gute biriho, ukabiha agaciro ukavuga ati yantabaye nanjye yantabara. ahantu nkunda cyane hakamfasha, umuririmbyi yaravuze ngo aho data na mama batabaye Imana yo yarahabaye. arangije aravuga ngo nubwo abantu Imana yizagira gute izantoragura. bishatse kukubwira ngo wishingikiriza ku muryango utawishingikirizaho byose ni ubusa, ahubwo Imana yonyine hagarara ku cyo wavuganye nayo. hari umusore uherutse kumamagara kuri telefone yankuye kuri social media, arambwira ati Julienne ni karame, ati numvise ibibazo wagize, atari ko ngiye mfite ibibazo birenze ku byawe. ndangije ndamubwira ati ese ibyo bibazo ufite bimeze bite? arangije arambwira ngo ngewe amafaranga ndayafite, ubutunzi bwose bwo kwiyisi ndabufite, ari muri Amerika. ariko ikintu cyananiye nananiwe kuzana umugore. arangije arambwira ngo nizeye imbaraga ziri muri wowe kandi zo ziragira icyo zikora. ndamubwira ngo nukubera iki wizeye ngewe kandi kuri social media hari abantu batandukanye. arangije arambwira ngo abantu barahari ni benshi, ngo ariko abantu bo muri iyi minsi ngo basigaye bavuga ngo ni abakozi b'Imana kandi atari bo. ndangije ndamubwira ati se hari umuntu wigeze akubwira ikintu usanga atari cyo? arangije arambwira ngo benshi ngo banagiye mbavugisha ngo akavuga ngo kugira ngo dusengane ngura amazi umpaye amafaranga, ariko ntabwo ariko Imana ikora. ni ukuvuga ngo Imana niba ikeneye izi kurarya izi neza kurarya, utamanje bavuga ngo Imana iravuze ngo oya abo ni abadesikoro. ni ukuvuga ntabwo Imana ikubwira ngo sengera umuntu ngo araguha amafaranga. Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, gusa wenda kubera ko yavuze ko ifite inzira zirenga ibihumbi nyibwira ngo igire iyanjye icamo. cyangwa se ndibuka ko n'ubundi yavuze ngo turi muri iyi si izadukubira inshuro 100. nkayibwira ati rero wa Mana we ku nshuro 100 ndabizi koko kuzaziduha. irangije iravuga ngo kandi nzabaha n'ubugingo buhoraho. ngiye rero burangiye nyitonganya nkanayiganiza nk'uko turi kuvugana cyangwa se navugana n'undi muntu.
nkayibwira ati niko ko ubugingo warabutwemereye, ariko ntabwo umugabo umuntu azaba yarashatse cyangwa se umugabo wawe cyangwa se umugabo wanjye ntabwo azamenya ko nahawe ubugingo, ntabwo umwana wabyaye azamenya ko wahawe ubugingo. Oya, abavandimwe bawe ntibazamenya ko wahawe ubugingo, ni wowe n'Imana yawe mugize gute mubiziranyeho. nkayibwira ati noneho kuri za ncuro 100 niko ko ubugingo warabutwemereye, maho vansi. Agoye vansi y'ubugingo se? Yaravuze ngo turi muri iyi si izadukubira inshuro 100. None se yo ntizaduhemba cyane? Izadukubira inshuro 100. Ni ukuvuga ngo izadukubira inshuro 100 ndetse duhe n'ubugingo. nkayibwira ati noneho kuri za ncuro 100 ishobora gutanga avansi ndetse no ku musozi utuyeho bakamenya ko wavuganye n'iki n'Imana, kikabatera gukomera bagahita bavuga ati koko nuriya muntu, kubera ko ku ncuro 100 Imana yaguhaye avansi, bagahita bamenya ko koko n'ubugingo uzabubona. Yego, ni ukuvuga ngo abantu bavuga ibigaragara ntabwo bavuga ibitagaragara. Hari n'igihe ujya gusenga turiya yarasaze, uriya n'uyu nguyu, uriya, ariko kuri za ncuro 100 yiguhaye ituma abantu bambara agapfukamunwa bitari ngombwa. Ni ukuvuga ngo ngere muri iyi minsi ihindura amateka rata kuri izo ncuro 100 imevansi. Oya niyigwe imevansi kubera ko n'ubugingo tuzabuha n'umugabo aze basi nawe azaza. Nawe ariko nawe azaza yaba ari mu nzagiye nawe araza. nawe agomba kuza. Kwizera kurarema, kwizera gufata ikintu kitariho kikabaho. Niba tuzi neza ko zeru ndakeka abantu badukurikiye cyangwa se nabo turi gukorana iki kiganiro, zeru tuyizi nta kintu kiyirimo, nta kintu na kimwe kiyirimo. Ariko zeru ntago wagatekereje ko yagera kuri miliyoni ngo bikunde, ahubwo zeru iragenda igakura cyangwa se ikabyibuha ikagera ku mafaranga 100, ikagera kuri 500, 1000, ikarangiza ikabyara miliyoni kuri zeru. Ni ukuvuga ngo na nyuma ya zeru Imana irakora. Ndagira ngo nkubwire wowe wihebye cyangwa se wiganiye ubona ko bidashoboka, ubona ko nta nzira, Imana ifite nzira zirenga 1000. Amen. Muri izo nzira zirenga 1000 hariyo yacamika kurengera, muri izo nzira zirenga 1000 hariyo yacamika gutabara. Mariko we yabivuze neza 21 ku murongo wa 6 arangije aravuga ngo biremwe nona si ibya kera, biremwe nona. Arangije arongera avuga ngo guhera uyu munsi wo kwa kabiri dugikorana iki kiganiro uburyo burabonetse. Amina. Uburyo bw'ikibazo ufite burabonetse, uburyo bw'uko wabuze akazi burabonetse, uburyo bw'uko ufite ubushomeri uburyo burabonetse. Kuri uyu munsi Imana yatwishimiye kandi nizera ntashidikanya ko uburyo bwabonetse, kuko ibyo byanditswe ntago ari nge wigeze ubyandika. Naravutse nsanga biriho, nkuko nawe wavutse ugasanga biriho, nkuko n'undi yavutse agasanga biriho. Uburyo burabonetse niko Marike tubwira. Yego. Kuri uyu munsi wa kabiri urashobora kuba warabuze uburyo ukagira urugo ukaburira uburyo ukavuga ati nzava mu bukode ryari, nzava muri ubu buzima ryari, ariko ndagira ngo nkubwire kubera ko uburyo bwabonetse. Nimba warakodesheje amazu 3 cyangwa 4, iyo yose ni vansi kandi ayo mazu yose uzayagira kubera ko wayatuyemo. Uzagira amazu angana nayo wakodesheje. Niba uri mu nzu imwe Imana izagukubire kubera ko uburyo bwagize gute bwabonetse. Kubera kandi nayo ubwayo yaravuze ngo ibyo mwisi byose ni ibyayo, tuyisaba icyo dushaka cyose tuzagira gute tuzagihabwa. Kubera nayo irangije iravuga ngo uburyo burabonetse ku kibazo ugize gute ufite. Kandi mukanya ijambo twari tumaze kumva muri Yobu riratubwiye ngo waratabaje uburu gutabara, uhamagaye uburu wakwitaba, ugize ikibazo uburu kubwira ngo komereka, irangije irakubwira ngo hamagara hari uwakumva. Mariko nayo irangije iratubwira ngo uburyo burabonetse kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri uyu munsi. Biremwe nona. Ni ukuvuga ngo birashoboka. Hari igihe umuntu yiga amashuri akayarangiza na kaminuza akaziga ukayarangiza ariko ukabura ubwenge. Yego. Ukabura ubwenge cyangwa se bikanga, nta kindi kibazo ufite, akazi kakabura, ahubwo ugatungurwa na wa umuntu wize primaire wenyine ugasanga niwe ufite akazi. Ariko ndagira ngo nkubwire nawe rekeraho kwihe, wizere ko nawe uburyo bwabonetse, wizere ko mu Imana yabwiye ngo bahamagare hari uwabumva, wizere ko nawe ugiye guhamagara muri abo ngabo bakakwitaba. Igihe kibaye kinini waradepoje bikanga, igihe kibaye kinini usenga bikanga, aho gusenga bigakemuka bikongera ibibazo bikiyongera. Ndagira ngo nkubwire ko nawe uburyo bwabonetse.
birashoboka ko hari abakobwa babaho bafite amafaranga ni beza ariko akaba hari umudayimoni ubagendaho utuma batanashaka ukabana n'umusore ariko kuri finali cyangwa se mu minsi itarenze 3 ukayoberwa uburyo yanakuvuyeho icyo nacyo ni ikibazo ibyo nabyo ni ishuri rikomeye ukabana n'umukobwa nta kibazo ntago mwavuganye nabi ntago mwagize ute ariko nakubwira ngo dufiki wowe ukayoberwa uburyo yagiye ni ukuvuga ngo ni umudayimoni ukugendaho yego nshatse kukubwira ko muri uyu mugoroba rero uburyo bwabonetse amena uburyo bwabonetse igihe twazengurukiye imisozi kirahagije Bibiliya yavuze neza ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije ni mucyamike kuko gutabarwa kwanyu kugize gute kurabonetse ndagira ngo nkubwire ko nawe umusozi wazengurutse ugiye gutabarwa ugiye gucyamika muri aba Imana yemereye gucyamika nanjye ndacyamika nawe ugomba gucyamika kubera ko buri muntu wese afite ikimugoye ufite amafaranga akeneye kuyongera ufite imodoka akeneye kugira ebyiri ufite imodoka ebyiri akeneye kugira indege nukuvuga ngo buri muntu wese afite icyo yifuza kuri iyi Mana ariko twihanganisha abantu cyane hari igihe ushaka nk'urugo wenda ukarubamo ukarumaramo nk'imyaka 10 utabyara bigatuma wiheba bigatuma nawe wumva wiyanze ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuri iyi tariki Imana nawe yakugarutseho niba yabwiye abakene ko iminsi inyuranyije iminsi nibihe ku buzima bwabo ikavuga ko uburyo bubonetse ikavuga ko uhamagara ko noneho hari uwakwitaba ndagira ngo nkubwire ngo mubarahamagara nawe urahamagara kandi uritabwa uragira abakwitaba kubyara nawe byakubera ugaheka bikakubera kuba ku kazi ukagakora neza byakubera guhabwa amashuri atandukanye byakubera hari abagerageje kwiga ariko babura ubushobozi ariko ndagira ngo mubwire ko nawe uburyo bwagize gute bwabonetse nukuri uburyo burabonetse ari ugushaka uburyo bwabonetse ari ukubaka ingo ziri ku manegeka nabwo byabonetse mbese ibintu byose byabonewe uburyo nukuvuga ngo hari n'umubyeyi ubyara abana ugasanga kubyara ni ikibazo no kutabyara ni ikibazo akavuga ati ngewe abana barananiye ukumva bibaye ikibazo rimwe na rimwe ukabyara n'abana bakakwanga kandi warababyaye ukaba wahura nabo nibakuvugishe ukaba wahura nabo nibagusuhuze ariko icyo ni ikigeragezo gikomeye kandi n'utabafite nawe ari kubifuza nawe ubafite uri kuvuga ko ari ikigeragezo ugize gute ufite ariko ibyo byose Imana ikabireba ikagira gute ikicecekera nkunda kubwira abantu ngo kamere y'Imana no guceceka kubera ko hari igihe utabaza cyane ukizengurukaho nibikunde ukabona ko Imana itari kukumva ukamenya ko Imana yacecetse ariko ngiye yigeze kumbwira irambwira ngo niyo ncecetse mba ndi gukora rimwe njya gusengera ahantu ngenda mvuga ati uyu munsi nditonda rwose Mana ndicara ahantu hataragira umuntu nsakuriza nanjye bampanurira barahanura ntibigera bampanurira noneho rimwe umuhanuzi ajya mu mwuka kuri finale turi gusengera gusoza irangije irambwira ngo nakubereye sekirite y'ibyawe wagiraga ngo mvuge ibyawe bimenyekane irangije irambwira ngo niyo ncecetse mba ndi gukora amina nukuvuga ngo ntaga Imana ikora uko yakubwiye ngo iguhaye iki wowe kwizera gusa kurarema kwizera gufata ikiriho kitariho kikabaho kwizera gufata ibyarangiye bikongera bikazuka bikaba ibintu bizima bigafatika icyari kidafatika kigafatika ariko njya nkunda kubwira abantu ngo twige kwihagararaho twige kwihagararaho mu kibazo ufite wige kwihagararaho ni ukuvuga ngo muri ayo mateka yose twaganiye iyo ntaza kwihagararaho cyangwa mvugane n'Imana benshi bajya biyahura abenshi bakabaza maraya kubera kwiheba abenshi bagakora ibintu bitandukanye kubera kwiheba ariko iyo wihagazeho Imana iguhagararaho iyo wihagazeho Imana nayo igira gute iguhagararaho ni ukuvuga ngo iyo wihagazeho umuntu wese ntagapfa kugufata uko yiboneye kubera ko ntago yamenye ubuzima ugize gute urimo ntago bishoboka ntago yafata ubuzima atari kukubonaho ngo ajye kubuvuga ahubwo wamwimye iki amakuru ndashatse kuvuga ngo Imana mu ruhande urimo cyangwa mu ruhande ndimo yima amakuru abanzi bawe nirangiza kubima amakuru ibarinde icyo nkundira Imana irinda isezerano yavuganye nawe ikarinda nawe iribwiye yarangiza ikarinda n'abarirwanya yarangiza ikarinda n'abanzi kugira ngo rizasohore bageze gute bahari
icyo nicyo kintu nkundira Imana cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo rero Imana ifite imbaraga zirenze imiryango tuvukamo. Umuririmbyi we yaritonze abona ubuzima abayemo ni bwinshi, cyangwa abona iby'isi birangaza ni byinshi, abona ibintu bitangaje abantu ni byinshi, ariko abona nta gaciro. Harangije abona abantu, hari umuntu ugerageza akavuga ati ngewe ngiye kwa runaka yamfasha kugira amahoro mu rugo, ngiye kwa runaka yamfasha kubana n'abana banjye mu rugo. Ni ukuvuga ngo ubwo yiciriye inzira yagiye mu bapfumu, yatesheje Imana agaciro. Ariko ntiyibuke ko ya Mana yagiye gushaka hariya ari y'umunsi umwe gusa, ntiyibuke ko imara iminsi ebyiri gusa, ntatekereze Imana y'ibihe byose kari ifite imbaraga. Umuririmbyi we rero abonye ibyo byose bimurenze, harangije aravuga ngo Imana y'umunsi umwe iyo si yo nzakorera, Imana y'iminsi ebyiri iyo si yo nzakorera, Imana y'iminsi itatu iyo si yo nzakorera, Imana y'ibihe byose iyo niyo nzakorera. Kubera ko Imana y'ibihe byose ntabwo ivuga ngo twavuganye uyu munsi. Imana ikintu cyayo ntabwo igira konje, Yego. nta nubwo igira ikiruhuko, ahubwo iyo yamanutse hari abantu ihapiriye ku buzima bwawe. Amen. Hari n'ibibazo ikuraho ku buzima bwawe kubera ko utemeye ya Mana y'iminsi ebyiri cyangwa se y'iminsi itatu, ahubwo ukemera Imana y'igihe byose, akaba ari yuha agaciro. Ni ukuvuga ngo iyo uyemereye rero ukemera ko ikora byose igahindura amateka atarahindutse ku buzima agahinduka, nayo nta mpamvu itakugirira neza. Ni ukuvuga ngo ikwemeza aho utari kwemerwa, igukomeza aho utari ukomeye, igushakira inzira aho itari iri, ukaba umuntu ufatika bari bazi ko byarangiye. Yego. Ni ukuvuga ngo hari igihe tubamo n'umuryango wawe ukabona ko byarangiye nta kiza bagutezeho, ariko ngewe njya nkunda kubwira Imana ati ngewe nimba hari amateka yampinduriye ngewe nzayagendera kubera ko hari amateka yahinduye. Niba yanyuranyije iminsi n'ibihe, wenda urashobora kuba unzi muri London, nese ushatse kumbwira ko nzambara igitenge kizima nkagenda nk'uwambaye London? Oya, Imana yahinduye amateka. Yego. Hari n'iminwa yambitse ubupfukamunwa kubera ko ibihe bari bazi babonye ko byahindutse. Haleluya. Ubundi nkunda kubwira umuntu ngo ikibazo urimo ujye usenga Imana izagukorera igitangaza kibyibushye gifite umunwa kizagenda kivugira. Kubera ko igitangaza kizagenda kivugira, ntago ngewe Julienne nzavuga ngo Imana yagukoreye iki kigaragara se. Ni ukuvuga ngo niba wari ukodesheje Imana ikakubakira inzu, ya nzu izagenda yivugira. Nimba wari uri mu bukene udashoboye no kwigurira ipantaro ukambara ipantaro, bizamenyekana ko wambaye ipantaro kandi nayo wari uzi kwambara. Icyo ni igitangaza kigize gute gifite umuntu. Ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiye cyangwa wowe twumva, nawe Imana ikikuremere kuri uyu mugoroba, kubera ko yatubwiye ko uburyo bugize gute bubonetse. Ni ukuvuga ngo nimba bari bazi ko utazashaka bakabona ugiye mu gatimba, Yego. icyo ni igitangaza kigize gute gifite umuntu kizivugira. Ni ukuvuga ngo nugenda ugize intoki gutya kizaba kiri kugira gute kiri kwivugira. Kandi ikindi ntabwo bari bazi ko uzambara agatimba ngo kakubere, kizagira gute kizivugira. Ndagutangariza ko nawe Imana igiye kukuremera ubuzima buzima, cyangwa igiye kukuremera igitangaza gifatika kugira ngo kivugire ku buzima bwawe. Urashobora kuba muri ubu buzima ukabona akazi karanze cyangwa se imibereho iranze no guca inshuro biranze, ukamara na gatatu utarya, ariko Imana iyo igukoreye igitangaza gifite umuntu, baza bikoreye utabatumiye ndetse ntabwo bikora agapfukira urarya umunsi ngo ugasoze. Oya, bazana nk'ibyo urarya icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri. Ni ukuvuga ngo niba n'umuceri utarawujya guhita uboneka, niba ibishyimbo ntabyo bihita biboneka, nimba ibirayi ntabyo wabonye bihita biboneka, kubera igitangaza gifite umuntu Imana yagize gute yagukoreye. Yego. Urumva Imana yo ntabwo ikora nk'umuntu. Ngewe nkanjye nabonye ko utabikwiriye, ndangije mbona utabikeneye. Ngiye ku bwanjye mbona ko utabikwiriye, kubera ko Imana ibajije umuntu ngo ntabare runaka, arashobora kuba atavuga ngo mutabare, cyangwa se ibajije ngo se mwambike, ndashobora kuvuga ati manzu mpereho. Ariko Imana yonyine itareba nk'abantu, inyuranye iminsi n'ibihe ku muntu, ikavuga ati wowe ishuri wize, igihe cyo gutabarwa kigize gute kirageze. Ugatabarwa bitatewe n'iki n'abantu, ugatabarwa bidatewe n'umuryango uvukamo, ahubwo ugatabarwa kubera imbaraga z'iki z'Imana. Julienne, reka ngushimire, urakoze cyane. Tubwiye amagambo meza kandi akomeye, ashobora gukomeza abandi. Wa mugani Imana hari ibyo yakunyujemo kugira ngo uzabone ibyo ubwira
abantu mu gihe gisa n'iki ngiki. Yego. Kandi kiza ko umuntu wumvisha aya magambo ashobora kuba yari yihebye ariko uyu munsi akaba ashobora gusubizwamo yego intege mu bugingo n'aya magambo. njye namushishikariza kugira ngo niyihebe. N'imiryango irashobora kukuvaho ariko iyo Imana yakoresheje itegeko ntabwo umenya n'ukuntu baje. Yego. Iyo Imana yakoresheje itegeko n'umuntu utarakwiyumvagamo akwiyumvamo. Umuririmbyi niwe wavuze neza arangije aravuga bagiye kukugarukira utigeze ubibasaba, bagiye kugusura utigeze ubatumira, bagiye kuguterera intebe utigeze ubibasaba, bagiye kugusura utigeze ubatumira, kuko Imana yo mu ijuru yubuye dosiye yawe. Urarizwa n'iki ko Imana yakwibutse? Icecekere iyo Mana irakwibutse, icecekere iyo Mana irakwibutse. Benshi bibwiraga ko byamaze kurangira kandi nawe ubwawe nta cyizere wari ufite. Nyuma y'ayo majwi yose Uwiteka aramanutse, ariko icecekere iyo Mana irakwibutse. Bishoboka kuba nawe warabonaga ubuzima butahinduka, ukabona ko amateka yarangiye, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana ishobora byose. Wicecekera, Imana igize gute? Irakwibutse. Yavuze ngo uburyo bugize gute? Burabonetse. Niwizerera muri iri jambo ibyari byaranze kwemera biremera, ibyo wabonaga bitarashoboka birashoboka kubera ko yavuze ko uburyo bugize gute? Bubonetse. Kandi irangije iravuga ngo tabaza noneho hari wagira gute? Hari uwakumva. Juliet, ku muntu wifuza kukuvugisha nimero yawe ni kangahe? Nimero yanjye ni 0788 24 55 19 0788 24 55 iri kuri WhatsApp. iri kuri WhatsApp. Dusengera Imana. Reka dusenge twese dukurire kwizera, kuko kwizera niko kurema ibitariho bikabaho. Kandi nshishikariza na buri muntu wese guca bugufi mu mutima we. Ubwo iyo uvuze guca bugufi buri muntu wese itayumva icyo ari bukore, kuko Imana iyo igiye gukora ikorera mu mutima ugize gute? Uciye bugufi, kugira ngo nawe utabarwe. Hanyuma reka dusenge. Wowe ufite ikibazo wizere, wowe ufite ibintu bitandukanye wizere, uwabuze akazi yizere, ufite imibereho ikomeye yizere, uri mu nzu y'ikode yizere ko Imana hari ikikora kuri uyu munsi wa kabiri. Mana yacu ugira neza bugaca bukira, izina ryawe nirishimwe. Ujya utabara ugatabarukana insinzi, wakoze imirimo myinshi itangaje turabibona. Wakijije abarwayi bari bamaze iminsi miremire ku bitaro turabibona. Ugeze ku kidendeze bikomeye ukora imirimo itangaje, biramenyekana ko hari icyo wakoze. Bamwe bakabazanya ngo ese niwe, abandi bati siwe. Nawe arangije arababwira ngo ndiwe kubera ko ijuru ryatabaye. Ngaho nyemerera muri iki kiganiro ubane natwe, nyemerera ubane n'abadukurikiye ndetse natwe ubane natwe. Hari abafite ibyifuzo by'uko bari mu buzima budasobanutse, hari abafite ibyifuzo by'ubugumba nyiringabo byo kubura abana, byose urabizi kubera ko wavuze ngo ibyo mu isi byose ni ibya yewe Yesu Kristo. Waravuze ngo ibyo mu isi byose ni ibyawe, urangije uravuga ngo tugutabaza uzadutabara. Ni nayo mpamvu muri iri teraniro cyangwa se muri iki kiganiro turi kumwe n'abantu bose bafite ibyo bibazo bitandukanye. Hari abadepoje biranga babura akazi, hari abagerageje kwiyongeza amashuri nabyo biranga, hari abashatse imibereho yo kubaho biranga, ariko dufite ibimenyetso birenga kimwe yuko uzabagirira neza ndetse natwe ukatugirira neza. Habwa icyubahiro. Kandi waravuze ngo nidugushakana umwete tuzakubona, urangije uravuga ngo nidukomanga tuzugurirwa. Ni nayo mpamvu kuri uyu mugoroba natwe dukomanze kugira ngo wogurire imitima yacu. Ni natwe nyemerera uhaze kwifuza ko umuntu wese udukurikiye rero budusanze ni niwe dosayine, ni kuko wadusanze urabizi ko ushobora byose, kandi urabizi ko ntawaguhungiyeho ngo akorwe n'isoni ureke kumutabara. Urabizi ko ntawagutabaje ngo umuninire, kubera ko watubwiye ngo ntabwo umwana yagusaba umutsima ngo nawe urangize umuhibuye, ahubwo umuha icyo ashaka kubera ko yakigusabye nk'umubyeyi. Ngaho nyemerera nsengeye abadukurikiye, abafite ibibazo bitandukanye, abafite amakanseri turabazamuye, kubera ko hari ibimenyetso wakoze turabibona ko
akakukiza kanseri, hari n'abo wakijije duhari, ibyo biramenyekana. Hari abo wakijije sida turi kumwe, nabyo biramenyekana ko wabikoze. Nyiringabo, hari abo wahaye abana bamaze imyaka 15 atabyara, umuha umwana muzima, urangije ku nshuro ya kabiri umuha abana babiri. Ibyo ni ibimenyetso bitwereka ko n'abandi urabagirira neza. Hari abatari bafite amazu, bari bamaze iminsi mu bukode, wahaye amazu. Hari abatari bafite imibereho, wabaye imibereho. Hari umuntu wahinduriye amateka, yari amaze imyaka 20 yarabuze akazi, urangije umuha akazi gafatika. Ubu nawe ari umwe mu bantu bakomeye, n'abandi bose bari muri izo mpande. Ni nayo mpamvu tubasengeye, kubera ko ushobora byose, kubera ko ujya urema ibitabaho bikabaho. Ndabizi ko ababyeyi batandukanye n'abana babo ujya ubahuza bigakunda, urugo rutarimo amahoro rukabona amahoro, kubera ko ushobora byose. Nyemerera imbaraga zawe Yesu Kristo, urabizi kuturusha, kandi utabara utarebye ku mwana w'umuntu, utabara utarebye imiryango rata tuvukamo. Ujya utanga kubaho neza bigakunda, ukarema imibereho mizima bikemera. Yewe Yesu Kristo, hatari hari igikundiro kikaboneka, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho nyemera ugere kuri buri muntu wese, kandi uhaze kwifuza kwe. Hoza aya marira y'aba bantu barara barira, kubera ko ushobora byose. Unyemerere ugere kuri aba babyeyi batawe n'abagabo babo, nabo wabagirira neza bakagaruka, ukabaha ineza mu rugo rwabo ndetse no guhuza, kuko byose urabishoboye. Ngaho nyemera buri muntu wese umugereho, kandi buri muntu wese uhaze kwifuza kwe, kandi tuzi neza kuvuze ko biremwe nonaha, natwe turabyizeye kandi tudashidikanya. Urangije uravuga ngo duhamagare, hari uwatwumva. Ni nayo mpamvu duhamagaye kuri iyi tariki, ni nayo mpamvu duhamagaye kuri aya masaha, kubera ko ushobora byose. Ngaho nyemerera ukora imirimo itangaje kuri buri muntu wese udukurikiye, kandi uhaze kwifuza kwe. Umuntu wese turi kumwe umugirire neza, usubize kwifuza gutandukanye. Ujya wishura amafaranga muri banki bikamenyekana, ujya wishurira umuntu kuri finali bikemera, abo bacamunara yageze iwabo bikemera bikamenyekana. Ngaho nyemerera nabo bishurire, kubera ko ushobora byose. Ibibazo by'amadeni bikurwaho, kandi abantu bakongera bagahagarara bakaba abantu bazima. Byose urabishoboye. Ngaho nyemerera ubikorere kwiyubahisha, urwana intambara zikomeye ku buzima bwa buri muntu wese turi kumwe kuri iyi televiziyo. Niko mbisabye Imana, mbyizeye byose kurabikora, ni mu izina rya Yesu. Urakoze, amen.